ngaha turaje nyagasani turakwitabye karame kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 22 tariki 9 Nzeri 2023. Ngaya amasomo nyagasani yaduteguriyemo umukiro tugiye kuzirikanaho. Isomo rya mbere iryo muri Pawulo mutagatifu cy'Abanyakolosi umutwe wa mbere umurongo 21 kugeza ku 23. Bavandimwe, namubwanyu kera mwari mwaraciye ukubiri n'Imana, mwari n'abanzi bayo kubera ibitekerezo n'ibikorwa byanyu bibi, none ubu ngubu yabahaye kwigorora nayo mubikesha umwana wayo watanze umubiri we akabapfira kugira ngo mube batagatifu nta mwanda kandi nta makemwa imbere yayo. Cyakora mukomere mu kwemera, ntimugahungabane ngo muteshuke ku mizero mwasezeranyijwe n'inkuru nziza mwumvise, ariyo yamamarijwe ikiremwa cyose kiri munsi y'ijuru, ari nayo ngewe Pawulo ndahwema kuruhira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 54. Nyagasani ni wowe umbereye ikiramiro. Mana yanjye, girira ineza yawe maze untabare, koresha ububasha bwawe maze undenganure. Rwose Mana yanjye, umva isengesho ryanjye, utege amatwi amagambo nkubwira. None Imana nintabaye, Nyagasani ni wenyine umbereye ikiramiro. Nzagutura ibitambo bikuye ku mutima, Uhoraho nzasinga izina ryawe kuko ryuje neza. Nyagasani ni umbereye ikiramiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku 5. Muri icyo gihe ku munsi umwe w'isabato Yezu anyura mu mirima yeze, abigishwa be bamufuza amahundo y'ingano bayavungira mu ntoki barazirya. Abafarisayo bamwe baravuga bati, niki gituma mukora ibujwe ku isabato? Yezu arabasubiza ati, ntimwasomye uko Dawudi yabigenje igihe arashonje we nabo bari bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana agafata imigati y'umuriko akayiryaho akayihaho nabo bari bari kumwe, kandi yarigenewe abahereza bitambo bonyine? Nuko yungamo ati, umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubugingo nzagusingiza, wandindiye ubugingo nzagusingiza. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Niba Kristo ari umugenga wawe, uzabaho neza, uzamererwa neza. Umunyarwanda yise umwana we ati, sinigenga. Amen. Bakristo bavandimwe, amasomo y'ibyacu duteguriye araryoshye cyane. Aha tugeze ni kuri buri munsi uze guhava nawe wamenye umugenga wawe. Kuko kuri iyi si hari igihe tugira abagenga, abadukoresha, abashefu bacu, abatware bacu, ariko wasanga nagenda kwibagirwa ko nk'umukristo ngibagirwa ko Kristo ari ugomba kungenga. Iyo Kristo ari gukugenga, niwe nyine ugukoresha, niwe ukumenyera ikigukwiriye, niwe koko ukorera kandi ko ukamwiringira wese. Ngibi rero bituzanya aha ngaha, tuje kugira ngo tuyoboke Kristo, wawe ndi koko waducunguye, wawe ndi koko watugiriye neza. Nawe aho uri uvuga uti, Kristo niyo mugenga wanjye. Nurangiza kubivuga, ahasigaye koko ukomeza kugenda urebe koko niba ariko bikimeze. Kuko hari igihe twemera ibintu gukarimi gusa, ariko umutima uri kure y'Imana. Ngiye icyo Nyagasani ashaka gutwereka uyu munsi, hari igihe dukurikiza ibintu kubw'itegeko ariko nta butungane. Nyamara ujye uzirikana ngo ibyo dushaka byose hano ku isi ni ubutagatifu, ni ubutungane, ni ukunogera Imana, ni ukugira ngo kuko Imana ikomeze kutugenga hano ku isi, ndetse no mu ijuru izakomeze kutugenga. Kuko dushobora kwigenga hano ku isi tukabyigenge, ariko ntacyo byatumarira kuko turimo twitegura ijuru. Kandi kujya mu ijuru ni ubutungane, ntabwo ari amategeko twubahirije, ahubwo ni ubutungane. Rero ubwigenge ni iki? Ubwigenge ni ugukora neza. La liberté c'est choisir le bien. Kwigenga ni ugukora neza, kandi wakora neza
utari kumwe na Yezu Kristo. Niwakora neza atari Yezu Kristo ubikubwirije. Gukora neza, kwigenga, no kugengwa na Yezu, no gukora neza. Mu isomo rya mbere turumva Pawulo mutagatifu akomeza abanyakolosi babandi koko bari barohotse ku bigirwamana, inganji, ibinyabubasha, akaba ibyo bashyiramo amiryo n'amizero yabo yose, bakibagirwaho Kristo ari uko gusumba ibyo byose. Kristo muvuka mbere mu bapfuye, Kristo niwe waremye ibyo byose. Nuko rero uyu munsi akababwira aho kwemera kwabo gushingiye, aho kwizera kwabo bagomba kugushingira. Ukwizera k'umukristo gushingiye kuri Kristo wapfuye kandi akazuka kugira ngo adukize. Ubu rero Pawulo mutagatifu ashobora no kubabwira iby'izuka, kuko ko batangiye noneho kujya mu murongo mwiza, batangiye koko kumera neza, batangiye koko kugenda neza. Nibwo ko agiye kubasobanurira iby'izuka ko Kristo koko ariho bagomba gushingiraho. Bityo akabibutsa ko kera baba bari kure y'Imana, ari abanzi b'Imana, ngo kubera ibitekerezo byanyu bibi. Akongera akabibutsa uburyo bari mu Mana kubera iki? Kwakira imbabazi z'Imana, bakira impuhwe z'Imana, biyunze n'Imana. Kwiyunga n'Imana rero ni mu rupfu n'izuka bya Yezu Kristo, abantu niho biyungira n'Imana. Natwe rero bakristo bavandimwe, Yezu Kristo wapfuye akazuka niwe ugomba kutugenga. Iyo tugengwa na Yezu Kristo tubaho neza kandi tukamererwa neza, ubuzima bwacu bukagenda neza. Nabyo muri ibyo Zaburi yaririmbye yerekana ko Imana ariyo koko igomba kugenga ubuzima bwacu. Ati Nyagasani niwe umbereye ikiramiro. Amen. Iyo naretse Imana ikinjira mu buzima bwanjye, iyo naretse Imana akaba ari ingenga, mererwa neza. Ntabwo mbikigenge, ahubwo koko ndigenga ngakora icyiza gishimisha Imana. Uyu munsi mu ivanjiri nabwo turumva abantu batari kwigenga. Abo ni abafarisayo n'abigisha amategeko, ubwo bashaka gukurikiza amategeko literalement uko yakabaye, ariko hakaburamo ijambo ubutungane. Amategeko barayazi kandi barayubahiriza, ariko babuze iki? Babuze ubutungane. Ikikubwira hatari ubutungane, akavuga abapagani igira iti ahari abantu hano kurundurundu. Nyamara abakristo bati ahari ubuntu hahumura ubuntu bw'Imana. Nguko rero ko habuze ubumuntu ku bafarisayi, none ubuntu bw'Imana bwabuze. Ni kuko batangiye kugenda bacungacungana, bari kugenda bacungacunga abantu baje kwa Yezu, abantu bari kumwe na Yezu. Ni ko natwe tujya mu ngoro y'Imana tukagenda ducunga bagenzi bacu. Ese yaje? Ese ntaraza? Dore yakererewe. Tukagenda ducungisha abandi. Ugeze ngo ubwo n'ubwisha amategeko n'ubufarisayi butoya. Abigishwa ba Yezu bari kumwe na Yezu. Yezu niwe uri kubagenga. None njyewe ndinde wo kugira ngo uko ngende mbacira urubanza, ndinde wo kugira ngo ngende mbatunga intoki. Akajya bindi bavuga ngo uzitonde mu Kristo muvandimwe, iyo utunze abandi urutoki rumwe, ngo burya ushobora kubatunga rumwe koko rukaba ruri kubareba, ruri kubatunga, ruri kubajomba, ndetse n'urwa kabiri, ariko 3 ni njyewe ziba ziri kujomba n'ubundi. Ngo kuko abafarisayo n'abigisha amategeko bareba abandi ariko batireba, babanenga batirora nyine. Iki kibazo babajije abigishwa ba Yezu bati ngo niki gituma mukora iyubijwe ku isabato? Amen. Iki kibazo kirerekeza nyine ku bwikunde, kikerekeza mu kwibona, kikerekeza koko bya bintu byo gukurikiza itegeko uko ryakabaye, ariko nta butungane burimo. Yezu Kristo uyu munsi arashaka kubagarura mu nzira nziza gutungane, ariko sazabagarura bate kandi barakwamye. Ni nka ya radiyo yakwamye muri maximum, yadohotse byo kubigarura bitabyongera nyine gukunda, hari igihe bidakunda. Rero Yezu Kristo arifuza kubereka inzira y'ubutungane, kuko bo bakurikiza amategeko ariko shwi ubutungane imitima yabo iri kure y'Imana. Nyamara ijambo isabato rivuga umunsi w'umukiro, rivuga umunsi wo gushira inzara n'inyota, rivuga umunsi Yezu Kristo afunguriraho abana be. Isabato bivuga umunsi Yezu Kristo akora neza. Tukaza kubona ko finalement birangira batweretse ko nta munsi Yezu Kristo adakora neza, nta kiruhuko Yezu Kristo ashobora kugira. Yezu Kristo ntabwo ashobora gusinzira, igihe cyose aba ari gukora agira ngo tumererwe neza. Igihe cyose inzara itwishe Yezu Kristo aba yifuza ko yadufungurira, hanyuma akadufungurira tukamererwa neza. Igihe cyose turwaye Yezu Kristo yifuza ko yadukiza. Ni muganga koko utigera aruhuka, nta konje Yezu Kristo agira. Mu gihe koko abantu twebwe tugira konje, iyo konje zacu tugakoramo ibibi, tugakoramo amahano,
tukanangira imitima. Yezu Kristo nta kiruhuko agira. Yezu Kristo akora 24 kuri 24, ntasinzira, ntaruhuka, kuko ikiruhuko cye ni ugukiza abantu. Ese mu Kristo muvandimwe, nawe ikiruhuko cyawe kiracyari cyo kugira abandi neza, gukiza abandi? Aho nandi bagiye mu idini ry'abafarisayo n'abigishamategeko bakumva ko bagira igihe basiba icyiza. Umunsi byagushyikiye ukumva hari umunsi utari gushaka gukora neza, uzamenya kuri hafi gupfa. Yezu niyo mugenga w'isabato. Iyo Yezu agenga isabato, agenga ubuzima bwanjye, akagenga ibikorwa byanjye, nuko nanjye nabaho nkamererwa neza. Umuntu wese ugengwa na Yezu amererwa neza. Naho ubundi nukomeza kuvuga uti ndigenga, ujye uzirikana ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Wa munyarwanda ati sinigenga. Nawe rero umukristo muvandimwe, ntugashake kwigenga, kuko nushaka kwigenga bizarangira ubaye ikigenge, bikarangira ubuzima bubishye, ubayeho nabi. Muri aka kanya tugiye mu rukiko, tugiye kumva urubanza rwa padiri. Hirya kure cyane muri Afurika, trelo ngo umupadiri ngo yarabihiwe, arashavura, arabiha pe. Ngo yaramaze imyaka 23 ahawe ubupadiri, asigaje imyaka 2 gusa ngo agire yubira, himbaze yubira imyaka 25. Nuko rero ngo aza kubihirwa, akajya yireba ubwe, akabona imyaka 23 yose amaze yarabihiwe, ameze nabi, ibintu byose koko abikora atishimye. Ariko ikibabaje cyangwa gitangaje, abantu benshi koko baramushimaga, abo yayoboraga, abo yahuraga nabo bose bakamushima, ariko we ngo akaba atishimye. Ariko akumva muri we hari ikintu abuze, nubo koko yakoraga narinjye kuvuga umurimo w'Imana neza, ariko akaba atishimye. Nuko ngo umunsi umwe aza kugira gushidikanya muri we, ndetse yumva koko yava mu bupadiri ubundi akigendera, akajya kwigenga. Nuko aza gutekereza, aravuga ati ningisha inama mugenzi wanjye, hari igihe yaza kumbendahenda ubundi nkongera akagaruka. Nanone ningera gutya nkagisha inama umwepiskopi wanjye, araza kumbuza kugenda, wenda atekereze ko abapadiri bagiye kumubana bakeya, ambendahende. Ubu rero igikurikiyeho sepikelo nwayo, ngiye kurasa ku ntego. Kurasa ku ntego se byari biki? Kwari kugira ngo se ahita agenda ako kanya atibagisha inama, nta numwe abajije, nta numwe abwiye. Ngo kurasa ku ntego yaravuze ati ngiye kwigerera kwa Yezu, noneho mubwire ndambare muri chapelle, ubundi Yezu koko mubwire ikibazo mfite. Nuko abapadiri aragenda, bagiye kuvugana na Yezu, bagiye kuganira na Yezu ku kibazo yari afite cy'ububihe. Ubihe mu busaserdoti, ubihe mu muhamagaro we, imyaka 23 yose nta karyohe na kamwe yumva imbere. Nuko aragenda ari kwivovota bikomeye cyane, maze abwira Yezu ati ariko Yezu koko imyaka 23 yose nyimare mbihiwe, meze nabi, mu gihe abandi bambwira ko baryohewe, igihe nasomye misa, igihe nagiye mu isengesho, igihe naho isengesho, abandi bakaba bambwira ko baryohewe, ariko ngiye gukinta ryoherwa Yezu. Kuki ko kubona imyaka yose nayimara kuko mbihiwe bigeze aha ngaha? Ubu rero Yezu yisiga ngiye kwigendera, ibi bintu byambikurekere. Nuko ngo Yezu abumbura urupapuro rwari ruriho ingingo z'urubanza 5. Yezu agira ngo asubize uyu padiri wari umujombye narinjye kuvuga amacumu n'ibikwasi. Aya magambo yaramubwiye. Padiri rero aricara, Yezu atangira aramusomera. Nuko Yezu ngo aramubwira ati padiri, impamvu utishima nuko usomera abandi misa, ariko we niyo ugende muhimbaza iyo misa, utegurira abandi ariko we ntubuhari, ntibiba bigufasheho. Ngiye impamvu kuko abandi bashaka kujya mu misa bagakira, ariko we ntukire, kuko urazategurira ariko we ntiwitegurire, ntibiba bigufasheho, ntubuhari. Icya kabiri munenga nuko ushengereza, ugasengesha, ukoresha abandi ibintu ariko utashobora kubyikoresha. Urasenga ugafasha abandi gusenga ariko udashobora kubyifasha. Icya gatatu munenga nuko abandi bashobora kukuzana, ukazana n'abandi ngaho bakuziritse ku bw'itegeko, ariko ntushobora kwizana. Uza gusenga ku bw'itegeko, ukubahiriza isaha, ukubahiriza igihe, ukabizamo by'itegeko, ariko ubwawe ntushobora kwibwiriza ngo nawe uze ku giti cyawe, ntawe ugushoreye, ntawe ukureba. Wubahiriza itegeko ariko ntutungane. Rero ntawe utaniye n'umwigisha amategeko n'umufarisayi. Nuko ngo Yezu abwira padiri ati icya kane munenga nuko uberaho gucunga abandi
kandi koko nagushyize hariya kugira ngo ucungure abandi. Wowe rero icyawe ugenda ufite ikaramu yawe n'ikayi ugenda ubarura abaje gusenga, ubarura abaje mu misa, utaje mu misa ukaba wamumenye, uwaje mu misa ukamumenya, kubera kugenda ucungacunga. Waje mu isengesho ukagenda ucungacunga. Wowe utahana imibare, ugatahana amasura y'abantu uko baje, ugatahana ibyo bari bambaye, uko bari bameze kose, ukabatahana amashusho yabo mu mutwe. Ariko njyewe nta shusho yanjye iri mu mutwe wawe. Urabona abandi ariko njye ntujya umbona. Ngibi rero bigutera umubabaro, ngibi rero bigutera kubihirwa, kuko abandi ubabona ariko njye ntumbone, kandi ari njye baje gushaka. N'ikimenyimenyi iyo ugiye gutegura ijambo ry'Imana yo mu gitambo cya misa, akenshi ushobora kuritegura muri sakristiya, akenshi umuntu uritegura muri salo, mbese ntujya witegura ahubwo uratungurwa. Nuko misa yose ikaza gutangira, ikaza no kurangira ukiri kwibaza icyo uza kuvuga. Kubera iki? Ntiwigeze witegura nyine. Waruriye twajya no mu gihe cyo gutura, icyo gihe ntuba uhari, uba wigendeye uri kugenda ubarura, nguko kugenda ugenzura kwawe ibintu byose ugahushura, igitambo cya misa ugahushura, uri gutambuka wihuta. Nuko rero abana akaba ari uhozaho amaso uri kubareba, aho kugira ngo ndebe, aho kugira ngo nyerekane, ahubwo ukiyerekana. Nuko padiri nyuma yo kumva ibyo birego byose aratangira ko yiregura, yereka Yezu ko buri gihe nawe abahari. Nuko Yezu ngo aramubwira ati, iyaba koko wafataga igihe icyo koko wanajemo ugacyubahiriza uko bikwiye, wakwishima. Akenshi isengesho misa uyihimbaza usinziriye, uyihimbaza urangaye, uyihimbaza uri kure. None se padiri we nawe uze gutekereza, iyo utari kumwe n'abandi, iyo ntawe uri kugucunga, iyo ntawe kugenzura, iyo ntawe ukubona, n'igihe wacikamo n'amasengesho hamwe n'abandi, ushobora kwibwiriza wowe nyine ukajya gusenga, ntawe biguhatiye. Umarana iminota ingahe nanjye? Komeza rero igihe cyose uko kumaze, igihe cyose umaze utari gusenga, igihe cyose uko kumaze urarikiye ibindi, igihe cyose umaze koko utari kumwe nanjye, igihe cyose umaze koko iyo myaka yose umaze wibereye ahandi aho kuguma iwanjye. Ngibyo rero byaguteye ishavu n'agahinda, ngibyo rero byakuje ibyishimo, kuko uba uri ahandi, ntabwo uba uri iwanjye, ntabwo tuba turi kumwe, ntabwo koko uba mu byanjye, ahubwo wibera mu byawe ukibera kure. Nuko padiri nyuma yo gusomerwa na Yezu, nuko ngo arapfukama maze atangira kurira. Nuko ngo abwira Yezu ati, none se Yezu ko numva noneho nsinzwe, ibyo umbwiye noneho ndabyemeye, mbonye koko igihe cyose maze nanjye sinajyaga nsenga, akenshi nuhereza igitegeko ryo gusenga, ariko nanjye koko ntibigeze bimfataho. None ubwo ko Yezu ibyo nakoze byose mu myaka 23 byose bibaye impfabusa, nta na kimwe koko nakoze, byose byabaye impfabusa. Nuko padiri nako gahinda ngo Yezu aramuhoza kuri ya ngingo nyine ya 5, maze ngo aramubwira ati, ngicyo cya gitabo cy'amategeko ya kiliziya ibagenga mwebwe abapadiri, kano y'144, Ecclesia Supplet, kiliziya igerageza kugenda ihongerera ibyo byose ikaziba icyo cyuho nyine. Aha, padiri, n'igihe udahari njye mba mpari, n'igihe utari gukora njye mba ndi gukora, n'igihe usinziriye, n'igihe urangaye njye mba ndi gukora mu mwanya wawe. Ngaho nakomeza utekereze igihe cyose koko mara gukorera, kandi ari wowe koko nashinze kugira ngo nanjye ufashe gukiza abantu, umfashe kwegereza abantu ijuru. Iyo udahari njye mba mpari, niyo utabikoze neza njye koko nkomeza gukora mu mwanya wawe. Iyo udahari njyewe ndahakubera, igihe cyose utahabaye nari mbakubereye. Nuko padiri arishima cyane, araruhuka, amaze kumva ko byakoze bitigeze bipfabusa, kuko Yezu koko yarahibereye n'ubundi. Nuko padiri mu byishimo byinshi ubwo yarapfukamye maze abwira Yezu ati, Yezu ubu ngubu koko mfashe icyemezo ko ntakigiye, ahubwo mbwira icyo ngomba gukora muri iyi myaka yose nsigaje y'ubu buzima bwanjye. Nakora iki ko numva nakuvunishije, noneho iminsi yose isigaye koko nkore neza ari wo ndi gukorera, ko numva koko aribyo byanshimisha, aribyo byampa amahoro. Nuko Yezu ngo aramubwira ati, padiri, uzahora ungenderaho aho kugendera ku bandi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Akira amahoro ya Kristo.